Bene data nshuti zanjye abantu muhurikira ubwa mbere ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi mbifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese ngo bikomeze kubana namwe mwese ndetse n'abanyu bose. Ikaze muri aka kanya keza aho tujya kuganira ku ijambo ry'Imana. Reka dutangire twiragiza Imana. Uwiteka Imana idukunde tuyahirengeho mu ijuru, ikuzo no guhimbazwa n'ibibi byawe. Tugushimiye uburinzi bwawe bwabanye natwe guhera tukivuka kugeza amagingo aya, tukaba tugihumeka umwuka w'abazima. Icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose. Utwigishe kuba ari iminsi twongereye kurama kuri iyi si, uburyo butuma dutunga umutima w'ubwenge. Data mwiza, tujye kuganira ijambo ryawe, turakwinginze ngo udukore ku matwi kugira ngo tubashe kumva, udukore no ku maso tubashe kureba, udukore no ku munwa tubashe kuvuga, kandi utwohereze umwuka wawe wera kugira ngo adusobanurire. Udushoboze ijambo ryawe turibikira mu mitima yacu kutagucumuraho, maze ubwo ugiye kwerekanwa uzasange tukwiteguye. Duheje kirogoya yose mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, kandi tubisabye twizeye ko biduhereye ubuntu. Urakoze Data, amen. Tujya kuganira kwiyerekwa naraye mpawe kandi agomba kurarana. Nabonye inzu iri mu ishyamba. Muri iyo nzu hasohotsemo abantu batandukanye ariko bagaragiye umuhanzi wa gospel. Basohokera mu muryango w'inyuma cyangwa se aho bita mu gikari. Ni abantu wabonaga basa neza kandi biyubashye. Icyabereye muri iyo nzu sinakimenyeshejwe, ariko umuntu wese yakibwira. Uwo muririmbyi yatangije umukino wo gusama umupira ariko hakoreshejwe imoso. Abari aho uwo mukino bawakiriye neza kandi ubona ko bawishimiye. Hari abantu bose ariko umubare munini wari uw'abagore, abakobwa, abasore n'abagabo bari bake. Gusa nta bana bato nahabonye. Nabonye umurima mwiza witaruye gato iyo nyubako uringaniye, wari uteyemo imbuto zari zitangiye kumera, kandi uyu murima wari unese, wari munini cyane. Byari bishimishije kuwureba, nuko imbuto zakuraga ziringaniye. Nta cyatsi, nta kindi kintu wabonaga muri uwo murima kitari izo mbuto zari zaratewemo, zari zitangiye kumera. Batangiye gukina bawitaruye, ariko baje kuwegera maze banyukanyuka izo mbuto zakuraga. Kubwo gukurikira umupira aho wajyaga, batitaye ku byari aho ko byakwangirika cyangwa se n'icyababaho ubwabo. Kuba bitegerezaga byari byiza kandi biryoheye amaso, kubona abantu bakuru bakina kandi bishimye ndetse bahuje urugwiro. Ariko byari biteye agahinda kubona abantu bakuze bazi akamaro k'umurima n'ibiwuteyemo babinyukanyuka. Nagerageje kubegera kuko nananiwe kwihangana. Mbere ku uwo murima n'ukuntu wari mwiza, n'imbuto ziwuteyemo uko zakuraga neza, mbasaba kutongera kunyukanyuka ibyarimo. Bamwe baragerageje, ariko abandi bakomeje kujya bazinyuka kugeza igihe hasigaye mbarwa. Uwari wateguye uwo mukino mu burakari bwinshi yafashe imodoka ajya kwiroha ahantu mu mazi hasi cyane. Ibi biraza gukurikiraho. Reka turebe icyo Bibiliya itubwira. Iyo dusomye muri Matayo igice cya 13 cyose, tuhasanga imigani itandukanye ariko yose iganisha ku mubibyi, ku mbuto. Umurongo wa 24 no 26 haravuga ngo nuko abacira umugani, ni Yesu uvugwa,
aravuga ati ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu mu masaka aragenda. Nuko amaze kumera no kwera, urukungu narwo ruraboneka. Ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto mu murima we. Umubibyi ni iki? Imbuto, umurima, byose bisobanuye iki? Umubibyi uvugwa hano ni umwana w'umuntu, ni Yesu. Imbuto yabibye ni imbuto nziza, amasaka, abana b'ubwami. Umurima yazibibyemo ni iyi si, itorero. Uyu mugani ukavugwa ku itorero rya Kristo gusa. Imbuto mbi ni urukungu, ari rwo rwagaragaye mu masaka, ruvuga abana b'umubi. Uwarubibye ni umwanzi Satani. Yabibye urukungu mu masaka ari uko abantu basinziriye. Uyu mugani werekejwe ku bwami bw'Imana nk'uko tumaze kubibona, kandi umurimo wayo w'agakiza usohozwa mu itorero. Mwuka wera abera hose icyarimwe, afasha imitima y'abantu, ariko mu itorero niho tugomba gukurira, tukera imbuto, maze tugategereza gushyirwa mu kigega cy'Imana. Umubibyi Kristo yabibye ijambo ry'Imana, kandi kugira ngo imbuto zikure hari amategeko zigomba runaka. Yohana igice cya 6:63 haravuga ngo umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Mu ijambo ry'Imana harimo ubugingo. Muri buri tegeko n'isezerano ryose harimo imbaraga. Iyo mbaraga niyo bugingo buva ku Mana, kandi muri yo nimwo byose bitunganirizwa. Igitewe cyose cyera imbuto zihwanye n'ubwoko bwacyo. Imbuto z'umwuka wera zicengezwa mu mutima no kwizera, bityo umuntu akagira imico n'ingeso nk'iby'Imana. Mu Bagalatiya igice cya 5:22 hatwereka imbuto z'umwuka: urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza no gukiranuka. Pawulo ayobowe n'umwuka w'Imana yatubwiye ko ibi ngibi nta mategeko abihana, kandi ko imbuto zimeze gutya zera izindi mbuto nyinshi kubw'ubugingo buhoraho. Imbuto z'umwuka zicengezwa mu mutima no kwizera. Niba imbuto ijambo ry'Imana ryaracengeye mu mutima, ntiryabura kugaragaza imirimo myiza n'ingeso nziza nk'iza Kristo. Ariko iyo kwizera kubuze, umutima ubura gifasha n'ikiwurinda. Twibaze niba kwizera kwaba kuri muri twe, niba kwizera kwaba kukiri muri twe. Umubibyi amaze kuba imbuto nziza, ijambo ry'Imana ukuri, abantu twabonye ko basinziriye, maze umwanzi araza abibamo imbuto mbi, abibamo urukungu. Kristo yaje kubiba ukuri mu isi. Kuva umuntu agicumura, Satani yakomeje kubiba imbuto mbi yo gucumuza abantu. Yabanje kwigisha umuntu kubeshya, akomeza atyo. Bagalatiya igice cya 5 guhera ku murongo 12 kugera ku 22 tubonamo izindi mbuto Satani yakomeje kubiba: gusambana, gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, gusenga ibishushanyo, kuroga, kwangana, gutongana, ishyari, umujinya, amahane, kwitandukanya, kwirema ibice, kugomanwa, gusinda, ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Pawulo aratuburira ngo ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Twisuzume bene data. Icyateye Satani kubiba imbuto mbi ni ukubera urwango afitiye Kristo n'amategeko ye. Imbuto zabibwe na Satani iyo zimaze kumera, zigaragara mu itorero ko ari iza Kristo, nyamara zigahakana imico ye, kuko umugambi wa Satani ari uwo gusuzuguza Imana, kandi amaherezo y'aba bantu bakagera mu kaga. Turi mu gihe abantu bari gutwarwa cyangwa se
bayoborwa na bagenzi babo, akaba aribo biringira aho kwiringira Imana, akaba aribo bakunda aho gukunda Imana. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nimunkunda muzitondera ijambo ryanjye. Aho abantu bari gukurikiza inyigisho z'abandi, amategeko n'imihango by'idini, ijambo ry'Imana ryarirengagijwe rishyirwa ku ruhande. Imbaraga zaryo zikingira umutima irari ribi ntizaba zigishoboye gukingira umuntu. Ibitekerezo bya benshi byarasikigingiye, ubwenge buba buke n'ubugome buragwira. Aho imikorere ya benshi ibereye benshi umutego. Umubibyi turi kuganira ni umuntu wese uvuga ubutumwa, byaba binyuriye mu bibwirizwa cyangwa se mu ndirimbo, ariko cyane cyane abaririmbyi nibo ubutumwa bureba cyane. Umwigisha yigisha neza icyo nawe asanzwe azi, nk'uko umubibyi yabibye ijambo ukuri, kuko ari we kuri, ari we jambo. Yohana wa mbere igice cya mbere haravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Kristo yigishije ukuri kuko yari ukuri. Imico ye n'imibereho ye byose byari bikubiye mu nyigisho ze. Twibaze natwe niba ibyo tuvuga dusa nabyo, niba indirimbo turirimba dusa nazo, niba kandi imibereho tubayeho ihuje n'ijambo ry'Imana. Abigisha ijambo, abahanga ibihangano by'umwuka mu ndirimbo, twese tugomba kubaho nk'uko iryo jambo rivuga, kandi tukabigaragariza no mu bikorwa, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko umuntu amenyekanira ku mbuto yera. Ntabwo ari mu magambo avuga gusa, nk'uko bamwe bavuga ngo kwizera Yesu birahagije, cyangwa se kuba umuntu asenga, ibyo byonyine birahagije. Ibyo tuvuga dukwiye gusa nabyo. Dukwiye kuvuga nka Petero tuti, muri Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 16, burya ntitwakurikije imigani yahimbwe n'ubwenge bw'abantu, ahubwo twabamenyeshaga imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo no kuza kwe. Ndetse tukavuga nka Yohana, muri Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 2 tuti, kandi ubwo bugingo bwarerekanywe, turabubona, turabuhamya, kandi none turababwira iby'ubwo bugingo buhoraho. Twahoranye na Data wa twese, tukabwerekwa. Bwahoranye na Data wa twese, tukabwerekwa. Dore ikintu kibabaje muri iyi minsi, kuri benshi bavuga ko turi abigishwa ba Kristo kandi tumukorera. Benshi turasinziriye, abandi baradamaraye, bahugiye mu byo kwinezeza mu by'ubuzima, abandi dusinze amaganya y'isi. Inyifato yacu iteye agahinda, nta kigaragaza ko dukorera Imana. Imyambarire, imirire, iminywere, imibereho nta tandukaniro n'iry'ab'isi. Twibaza uko tugaragara mu maso y'Imana. Mbese dukurikiza urugero rwa Kristo cyangwa dukurikiza urugero rw'abantu? Ibaze, nanjye nibaze. Abahinzi muzi imvune zo gutegura umurima kugeza hageze guterwemo imbuto, na cya gihe zari zitangiye kumera, hari n'imvura ituma zikura neza, nuko hakaza abantu kunyukanyuka ibirimo ngo barakina. Wanabasaba kureka konona, ahubwo bakabikorera icyo. Mbese aho ibi byanezeza umuhinzi wari witeze umusaruro mwiza, wavunikiye umurima we awutegura. Twibuke ko umubibyi yabibye imbuto nziza, ukuri, akazibiba mu murima, itorero. Wibuke nuko abo neretswe ntacyo bitayeho igihe banyukanyukaga imbuto zari zitangiye kumera, ngo barakina.
ibi byanyibukije amagambo dusoma mu Kuva igice cya 33 umurongo wa 6 havuga ngo bukeye bazinduka kare batamba ibitambo byoswa bazana ibitambo by'uko bari amahoro abantu bicazwa no kurya no kunywa bahagurutswa no gukina. Kubera iki? Umurongo wa mbere ngo abantu babonye Mose atinze kumanuka wa musozi bateranira kuri Aroni baramubwira bati haguruka uturemere imana yo kutujya imbere kuko wa wundi Mose umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi icyo yabaye. Muri aya magambo humvikanamo ko Abisirayeli bari barafashe Mose wari umuyobozi wabo nk'Imana, maze agahe gato yamaze atari kumwe nabo basaba Aroni kubaremera ikimasa. Birangiye bicazwa no kurya no kunywa bahagurutswa no gukina. Buke ko abangaba nababonye bari basohotse mu cyasaga nkaho ari ikiruhuko maze bajya gukina. Umurongo wa 17 Uwiteka abwira Mose ati manuka ugende kuko ubwoko bwawe wakuye mu gihugu cya Egiputa bwiyononnye. Abisirayeli bibagiwe uburetwa bwo muri Egiputa. Ibyago byageze ku Banyegiputa bagera ku nyanja itukura, ingabo za Farawo zibari inyuma, nuko Imana yabambukije abanzi babo babigerageza bakarengerwa. Abisirayeli bibagiwe Imana batangira kwirakarisha gusenga ibigirwamana. Mose nta kindi kintu yakoze akimara kubona ibyabaga, ariko yaje abizi, ntago byamutunguye. Ikintu cya mbere yakoze ni ugutwika ikimasa bari biremeye ngo ni Imana. Nk'uko byari muri kiriya gihe, n'uyu munsi bamwe mu bwoko bw'Uwiteka turi kwiyonona mu bitagira umumaro, mu byo gusenga ibigirwamana, kurya no kunywa, tugahagurutswa no gukina. Ni igihe cyo gusenya ibigirwamana byose twasimbuje Imana, cyaba ari igishushanyo cyangwa se yaba ari umuntu, na bya bindi byose twashyize imbere tukabirutisha Imana. Uwiteka utubabarire, utugarure mu nzira nziza, utugarure mu nzira zawe, kuko twaribagiwe aho wadukuye mu buretwa, twibagiwe imirimo n'imitangaza wadukoreye, uko waducunguje amaraso y'igiciro cyinshi. Twibagiwe kandi kuri hafi kugaruka gutwara itorero, twisanisha n'ab'isi muri byose. Bamwe bahindutse nka Aroni barema ibigirwamana ngo abe ari byo bantu basenga, kubwo kwibwira ko utinze kugaruka kandi utinze kugira ngo twese twihane hatazagira n'umwe urimbuka. Uwiteka utubabarire, udushoboze duhindukire uyu munsi, twihane bigishoboka kandi imbabazi zikiriho. Amaboko twese tuzi akamaro kayo, ko ari ako gukora. Ashobora gukora ibyiza cyangwa se ibibi. Abo baririmbyi n'abafana babo bakinishije ukuboko kw'ibumoso maze bononera nyir'umurima, kandi kuko atari ahari ntacyo byari bibabwiye. Ariko se igihe nyir'umurima azaza, amaherezo yabo azaba yahe? Kuko nabisize n'ubundi bakiwunyukanyuka. Igihe kiraje aho kuri n'abakuvuga bagiye gutsikamirwa, bagiye kugirirwa nabi kandi bakarenganywa na bamwe bo mu bo babana mu itorero, na bamwe bavuga ngo barasenga, ni bene se, ni bene data, bahorwa ko bakora ibyiza. Kayini ni iki yahoye Abeli? Bahorwa ko bera imbuto zitandukanye n'izabo, bahorwa ko bacyaha, bahorwa ko batanga umuburo, bahorwa ko bahugura,
bahorwa ko bavuga ukuri, bavuga icyaha mu izina ntibagitinye, kuko abantu bashaka kubaho imibereho bishakiye ariko kandi idahuje na Bibiliya, kandi Bibiliya ariyo bitwaje. Abaririmbyi ndabinginze ngo tube maso, kuko Satani ari kuzerera nk'intare yivuga ishaka uwo yajonjomera mu baririmbyi, ariko idasize n'abakunzi babo. Umurimo dukora niwo yakoraga, ariko batemerewe kuwukora cyangwa se kongera kuwukora, ntishimiye ko natwe tuwukora duhesha abandi umugisha, tuyobora abandi mu nzira nziza. Ahubwo ngo umugisha uhinduke umuvumo, inzira nziza ihinduke inzira mbi, iyobore abantu mu irimbukiro. Ijuru Satani atikemerewe kuzakandagiramo, ntawe yifuriza kuzarijyamo. Ariyo mpamvu akora ibishoboka byose ngo benshi mu baririmbyi bagwe mu mitego ye. Habeho guhugira mu kwinezeza, mu kudamarara, kurya no kunywa, maze kugaruka ku mwami kuzadutungure. Mbese byaba bimaze iki? Kuririmba abandi bagafashwa bakihana, ariko nyiri igihangano akazazimira. Muririmbyi ibaze, nanjye nibaze. Benshi muri twe dufite ishusho yo kwera, ariko tugahakana imbaraga zako. Ndabinginze ngo twe kugira ishusho gusa yo kwera, ariko duhakana imbaraga zo kwera. Uyu munsi dukwiye kubwira Imana tuti, Uwiteka ndondora umenye ibiri mu mutima wanjye, umenye imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye, umenyere kure ibyo nibwira, urondore imigendere yanjye n'imiryamire yanjye, umenye inzira zanjye. Ijambo ryawe ribe ku rurimi rwanjye, ungote imbere n'inyuma. Iherezo rya byose riri bugufi bene data, umuntu wese agahabwa ibihembo bikwiranye n'imirimo yakoze. Dusuzume niba imirimo yacu ariko atari ya yindi igaragarira amaso y'abantu gusa, izaduhesha ubugingo buhoraho. Twisuzume. Haraza gukurikiraho igice cya 2. Biteka abaha umugisha, ndabakunda.